Imbwa n'impyisi. Impyisi yarihoreye ibwira imbwa iti uraza twuzure tunywane. Imbwa irabyemera biranywana, bikajya bitumirana. Umunsi umwe binywa amayoga kwa mpyisi, ngo bukeye binywa amayoga kwa mbwa. Imbwa ibwira impyisi iti umunsi napfuye uzampambe, ariko uzampambe iwanjye, nanjye nupfa nzaguhamba iwawe. Umunsi umwe ya mbwa ibwira umugore wayo iti ubu ngiye kwihwereza, muze gutuma kwa mpyisi muyibeshye ko napfuye, nimpambira mwicecekere, ntimugire icyo muvuga muyireke. Batuma kuri ya mpyisi barayibeshya bati munywanyi wawe yapfuye. Ikibyumva iraza, maze ihageze yenda igishirira mu ziko irayotsa iti urapfa upfuye, ugenda iby'inshuti biragora. Hanyuma ndajya kuyihamba iwanjye. Baranga bati uribuka ko itarapfa yari yarakubwiye ko utazayihamba ahandi? Ya mpyisi iriyumvira, bigeze aho iturumbukana ya mbwa, igeze aho batayirora igenda iyikubita ku mabuye no ku biti, yishwaratura iti urapfa upfuye. Iraruha igera imuhira, isiga ya mbwa ku muryango, yinjira mu nzu ibwira umugore wayo iti imbugita wa mugore we. Imbwa irahaguruka iriruka, igeze ku irembo ibwira ya mpyisi iti mbonye urukundo mfitiye shahu we, ibyacu birarangiye, ntuzongera kubana nanjye ukundi, nta kunywana n'impyisi koko. Impyisi isigara yumiwe yakozwe n'ikimwaro, maze urukundo rushiriraho. Imbwa nayo iragenda ntiyongera gucudika n'impyisi, nuko urwangano rw'imbwa n'impyisi rukomera gutyo, byangana urunuka kugeza ubu. Bajya baca umugani ngo umukunzi w'impyisi niwe irya mbere, kandi bakongera bagaca umugani ngo ushaka urupfu asoma impyisi. Sinjye wahera, hahera umugani w'imbwa n'impyisi. Kora subscribe kugira ngo imigani nk'iyi ngiyi ya kera ijye ikugereraho igihe. Kandi murabizi ko iyi migani yajyaga ifasha abana mu byo bita imfashanyigisho.